Muganga Rutebuka murakabije kutumenyera kimenyetso waje gusaba reka ngikwereke n'abandi bose kwisi bose bakimenye ku buryo narimwe tazanongira narimwe no kutumenyera. Ukeneye ikimenyetso cyo kumenya ko ngende muganga Rutebuka, uyu mwanya ndabyemeye kandi ingaruka zose ziri bukubeho uzazirengere. Akira iki kimenyetso, imbaraga zose ngorana nazo nize zamuke zize kuko ngiye muganga Rutebuka ninjye bahamagaye kandi aho mbahamagaye ku rugamba rurenzuru inzi ko mwese muza. Muhereze uyu mukobwa ikimenyetso kugira ngo amenye ko nibyo namubwiye byose n'undi wese ubireba uri hano cyangwa utari hano azajya byubaha kandi guhera none ndamuntu nzongera kubembereza babandi bose ndwaraga kega kibyo byose mbikuyeho. Akira ikimenyetso. Gifate ni wowe wanyizaniye wingoraho. Akira imbaraga ni wowe wanyizaniye. Yes, reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese ba Favgas TV, nizeye komeze fresh ho muherere hindere no kwisi. Yewe nitwa Junior, umusore wanyu buri migozi muhambira, ikindi kuba ku mushwisi muhwe zagaca. Umve inkuru mbazaniye uyu munsi, mbazaniye inkuru y'umukobwa wabuze umugabo. Muri iyi minsi kubura umugabo rwose ni ibintu bitagomba gutungurana kuko abagabo barabuze. Uyu mukobwa amaze iminsi ahamagara kuri 5 kuri nimero mubona kuri 5 hezwe 62 abantu barahamagara bagatanga ibyifuzo muri twarangiza tukabaha ibisubizo iyo tubifite. So rero yahamagara avuga ati ndashaka kumpuzana Rutebuka akareba buryo ki nabonamo umugabo kuko jambo kugumirwa ubwo ndikoresherera kuko naragumiwe. So reka mbanze subuze kwanza bano bantu bombi story bayivugire je nuko nari mbanje kubivuga ariko murabizi neza ko uko byagenda kose je Junior mba mpari umunsi ku wundi na nimero yanjye irahari ezo 622079 zimwe z'abantu tukiri batoya murabizi mwoka byaramwe sinya muri migozi mpambira murabizi ikindi kuba kumushusi muheza agace byo mumaze kubimenya. So rero kambanze suhuze turahera ku mugore ku mugabo ubwo murahitamo mukugana namwe turahera kurinde habanza umugabo. Sezera ni bisanzwe uyu mugabo ko yakakeneye umugabo rero urumva ni ukwiyoroshya. Ni bisanzwe urumva ko nyine yego muraho mwese abadukurikiye n'inshuti zanjye zose n'abandi bose bitegura kutugana mwaramutse mwiriwe muraho murebe iyi nkoni we reka mve mu nzira nkure ukuguru mwabonye iyi nkoni uyu mugabo afitera ko yewe icyo kintu kugikoraho mba numva ari danje. Aya izi zikora ku babitoranerijwe dusuhuze ntabwo zikora ku bantu bari bo bose kubera ko yego dusuhuze n'umwana w'umukobwa uri hafi uyu we ni inshuti yanjye arabizi maze iminsi amvugisha buri munsi biteze. ni sawa umeze neza meze neza gake ariko we reka tuvuge ku ijambo kugumirwa mbere yuko dutangira bino bintu. Kugumirwa se nawe rero akantu uzamuye naga ni sawa. Uvuga ngo kugumirwa ni ikintu cyeza hano muri Kigali abagabo bazima barabuze cyane bangiye n'ibintu byambaye nge n'ibintu birebire kandi ibintu bitari byiza cyane. Niyo mpamvu nyine wumva nko kugumirwa ni ibintu nanga byatari kuko nge sinzi ikintu nahoye Imana sinzi umukobwa mwiza ndumukobwa umva utabuza amafaranga ako sinzi impamvu mbura umugabo. Umva we reka mbwira abantu abakobwa bo muri Kigali rero muzi impamvu muri kugumirwa uragenda ukamuha abo se nawe nyine umuntu ashobora kuza ubona nyine ko muri mu rukundo nyine byadanje nyine byabaye nyine byizewe nyine mukizeyana mo gake mukabona nyine muri kujyana bika byangombwa ko umuha nyine kuko umuntu nimba muri kumwe mu maranyenda nk'amezi nkangahe urumva mwamaje kumenyerana mo gake amezi atuma umuntu umuha kubera se iki wamukunze reguramuha. Ikibazo mfite kera ko bajyaga wenda bamarana niyo myaka ataranabona n'ikibero cye cyangwa se ki mwebwe kukimubaha bimwihuse. Ega umva nkubwira ibya kera ntago ari byo by'ubu bya kera ni ibya kera n'iby'ubu n'uby'ubu. Ubu uyu munsi ushobora guhura n'umuhungu mugashimirwa ugahita umuha cyane
Jesus. Muga reka dukomeze uyu mukobwa ikibazo cye nakikubwiye nawe nakigusubiramo kubwiriye uko bimeze ducunguza uburyo umwete niba uri umufashe nge mve hano mubwire Shamuga nyine njye mfite ikibazo gikomeye cyane sibyo yewe hari umugabo bita Sarongo nyine najyaga mbona ibintu byiwe nyine nkabongira ngo ni ibintu nyine biri seriye ibintu biraho ariko ngiyewe kubera ko ngiye nabibonye ngira ngo ni ibintu nyine biri seriye ku buryo yamfasha ikibazo ngiye mfite ngiye naramwigiriye ndamubwira ati se muganga ko ngiye mfite ikibazo ngiye nta mugabo sinzi ikibazo mfite maze igihe kingana gutya na gutya nta mugabo ufite imyaka ingahe ubu ahubwo si byo by'imyaka byo bije bite aya ntabwo ari ngombwa iby'imyaka ntabwo ari ngombwa dukomeze Okay, noneho amwasa amafaranga ambwira ati yundi yansabye 200 arambwira ati ariko wabumaye makeya mu gihe wenda umuti nyine ntarawuguha ngo ukore ndamubwira ati nta kibazo kuko nge nabonye ibintu nyine yaramara akora nkabona ni ibintu bizima ni ibintu nyine abantu bavuga ati arakora ibintu nk'ibyo namuhaye nyine avance namuhaye 150 anyumvisha nyine ukuntu ngo muri uyu mwaka ngo tugiye gutangira 2024 ngo nzaba nabonye umugabo ngo umugabo mwiza ngo ufite ibintu ufite ngamazu ufite ibiki ibintu byose aho kuvana n'ubu ngubu ngiye sindamenya ngo umugabo yambwiye ko ntaramubona nkeka ko wenda ibyo bintu ngewe bavuga ari ibintu by'abateka mitwe bitabaho ko nayo ndashaka kubaza nimba ari ibintu bibaho nimba ari ibintu bitabaho nimba ari ibintu abantu baba babesha simbizi ko ngewe n'ubwo ndanamuhamagara fone yanjye akakunyitaba ngase ni ikihe kibazo kubera iki iyo muri gushaka abagabo murinda kurenzaho amazu n'imodoka byose ariko none nimba ari umuvuzi akabazi ngo uzabona icyo agomba kubikubwira nawe ugomba kumwizera kuko nawe ubuzi wenda ari abantu benshi baba bavuga ati ngiye yankoreye ibi ushobora kuvuga ati ibyo arimo aravuga byanga byakunda nibyo ashobora nanjye kubinkorera ariko ngiye kuva icyo genda muhamagara wapi cyakoze wenda ibintu by'abasheri ndababona abasheri abakunzi karyamana kakahava rero ndababona pesi nduze ko ntababona ariko nyine nshobora kuba ndamubona tukamana nk'amezi nkangahe ukabona aragiye ariko nawe agenda nawe twaryamanye ngewe nshaka kukubaza ni ukubera iki ibi bintu bibaho ariko ngewe narakubonye ndavuga ati wenda ushobora kuba utameze nk'uriya muganga wenda nk'uko yambeshye ko ntabwo wajya ahantu hamwe ngo bakubeshe ngo ubure kujya n'ahandi ndavuga ati kanegeye n'uyu muntu mpamagara uyu n'umuntu arambwira ati nyine nabahuza nyine ukamubaza ibyo wifuza nawe akakubwira akagusobanurira ngiye ndashaka kugira ngo unsobanurire ngewe umbwiye nimba ari ibintu bya nyabyo cyangwa ari ukubeshya buretse ataravuga nanze ko umuntu uzajya ukenera guhorana Rutebuka ugomba kubanza kunyishyura kuko jewe ntago ndi icyambu kimwe cya Israel imbonye niba ukeneye Rutebuka nimero waramubuze nimero ucaho ni 62 ya Juni ukavuga uti uriya musaza ndamubona ntiwenda n'urugero nkamuguhigira nkuko namubonye ukanyishyura nawe urayama amafaranga ntabwo ari cyo kibazo amafaranga arahari ikibazo ahubwo ni ukumenya ngo urambwiza ukuri cyangwa urambeshya okay twagiye wa musaza we dumaze no kugira nimbi we mwerekane mu mutwe mvi ziri ugiye gusubiza ikibazo cy'uyu mwana umukobwa ibi narangije kumwumva narangije kumwumva kandi namusobanukiwe ikibazo kihari muri ibi bibazo afite ikibazo ni kimwe ngiye kukibwira abantu bose atari uyu n'abandi bakobwa n'abari kuvuka buno yewe n'abari mu nda z'ababyeyi babo bazababwirira ijambo Rutebuka ngiye kubwira uyu mwana w'umukobwa ari umuhanzi waririmbye ngo agaseke nzagapfundura arukuje iyo ndirimbo banza nyibutse ko nayo ndakuze oya n'umubyeyi uyizi wese ayibwira umwana we pfundura agaseke ari uko uje oya waje wavuye aho wavukiye waje agaseke nzagapfundura ari uko uje sobanura ibyo bintu mu buryo burambuye ndabisobanura bisobanura iki bisobanura ngo mu bibazo byinshi 95% ndimo nakira hari n'ibyo turi gukoresha kuri izi mbaraga ngorana nazo bikananirana bitewe nuko agaseke bagapfunduye ataraza
ariko na usobanura agaseke neza. agaseke Hano turebwa n'abana n'abasaza ni agaseke. Ni gute urahura n'umukobwa uhure n'umusore aje kugusaba yifuza kuzaba umugore we mukabana karamata, yarangiza akavuga ati reka mugerageze mu mutima ndebe ko nzamusiga mu rugo ngajya i Dubai ngajya i safari ngasanga agaseke kagipfundikiye, none waragukinishije rimwe uhise ugapfundura, azakwizera gutenga ajye kugushyira mu rugo? nta hantu bihuriye. Sister reka mufashe. Abantu bose barongorwa rata abantu mwakoze ubukwe mwagiye musanga mwarongoye amasugi. Manze nyumve neza. Ibihe bigenda bihinduka. Ndabwo urafata 2015 ngo igereranye na 20. Washatse umugore w'isugi? Yego. Ariko ni kera. None si muri iki gihe rero turimo mva ngo ubwire. Ahubwo nasabe ambwire ngo ngira inama kuko icyo kibazo nawe icyo abandi baguyemo nawe yakiguyemo. Wemera ko muri iyi minsi ushaka gushaka umugore ugasanga ni isugi? sha muri ibi bihe biragoye. Basugura mufite nk'imyaka ingahe muri iyi minsi? Iyi minsi bafite nk'imyaka ingahe? Sha rero njyewe ukuntu ngiye meze ukuntu ngeneye muri njyewe. Abakobwa benshi cyane njyewe ndabazi cyane. Benshi cyane ngenda mbabona ariko kujya ngo uzabone isugi biragoye. Biragoye cyane. Wowe ku giti cyawe bagusugiye ufite ingahe? Njyewe ndari mfite nk'imyaka 15. Ndacyumva. Baramusugiye. Ndacyumva. Na 12 hariho abarugenda bakabikora gutyo. Ariko icyo njyewe ng'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo. Ufasha abantu benshi. Ibibazo byinshi by'abakobwa birimo kutunanirana ndetse ndahamya ko n'uyu Sarongo yaba atari uko yananiwe kumubwiza ukuri. Kuko abavuzi gakondo bose duhura n'iyi ngorane, ahubwo nuko bagira indegenge zo kwanga kubwira wa muntu ngo ibintu nabisanze gucya ababare cyangwa yishime. Uyu uramufasha iki rero? Biranze twitaye. Icyo ndi bumufashe manze nyumve neza. Nuko kugeza kuri isaha agendera kuri kondisiyo y'ibyo mubwira. Sawa, twagiye rero. Ndayishyira mikoro hano hagati umubwire. Icyo njyewe namufasha kugira ngo yubake urugo ruzima, azagira umugabo nguko nabo bandi bose yagiye acaho babimubwiye. Icya mbere nuko bapfundikiye agaseke. Kandi wumva gapfunduye. Oya naba gafunze. Agaseke ngo nuko gafunga. Kugafunga burundu se? Ubu gafunze mu gihe ngewe twicaranye gafunge. Nyine ubu karafunze n'ubu ndetse ubu ni gafunga. Oya guhera none anyemereye ko agiye kugafunga. Yego. Yego. Gafunga ikibazo ni iminsi ingahe? Ahubwo ni iminsi ingahe ugiye kugafunga? Yagafunga amezi 2, yagafunga amezi 3, ndahamya ko ibyo ngiye ngomba gukora ndaba nabirangije amezi 2. Atagapfunduye. Atagapfunduye. Agendere kuri kondisiyo ibyo ngiye kumuhebera. Amezi 2. Uramara amezi 2 utaryamana n'umugabo? Cano kuri bitewe n'ukuntu nge nshaka umugabo nge nagerageza nkabikora. Kugira ngo umenye ko ibintu byakomeye, kumara amezi 2 utagize ya gahunda urumva biragoye. Nanjye sinayamara. Oya. Oya berega buryo ifite ikintu ushaka bituma nyine wigomwa. Ndabiri ni menshi ni y'amatano nagerageza. Sawa, twagiye rero kugikorwa. Icya mbere ibi bintu uru rugendo rwo kugira ngo ujye kubaka urugo hari ikintu abasore basigaye barebaho. Ndagaruka ku mbande y'abasore ngaruke no ku ruhande rw'aba bakobwa. Aba bakobwa bariho bashaka abagabo, hari n'abasore bashaka abagore, ariko ndakubwiza ukuri nanjye ndakuze. Ndamutse mbonye uri kirara, ni gute sinakwizera ngo ngiye kugira umugore wanjye? Ejo nzagusiga mve hano Tanzania ngende usigara amahoro, usigara uri kurinda urugo rwanjye ruri amahoro. Agaseke ndago byashoboka ndi washobora kukarinda. Reka rero mugira inama. Guhera none ngewe wanganye, hari abakobwa benshi fasha, hari n'abanganye ariko yamara kuva iwanjye agahita yongera kujya gupfundura kagaseke.
ndabwira uwo muntu wese uzi ko yangeze uruhande akongera gupfundura kagaseke wirwaniriye. Niyo wakwandika muri comment ukavuga ngo muganga Rutebuka ndacyo yafashije, ibyo ndacyo bimbwiye kuko ni wowe wishiki amasezerano. bivuze ngo we arava hano yafunze burundu nakagufunga. Aka kanya twicaye hano nashaka mbwire ndamana umutafunge, ariko afunge ategereze yubahirize gahunda y'ibyo tugomba gukora. Namara amezi abiri atarashaka, nomero zanjye urazifite, nawe nguyu hano uzagenda umubaze. Ngewe sinzongere no kuvura. Sawa, amezi abiri ugiye gukora ibiki rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete? Ego umugabo ni danje. Ibyo ngiye gukora ubundi hano urabona ko baba barahumanye, baba barahuye n'abantu benshi, kandi abantu bose buri wese agira uwe mwaku n'imikoshi. Hari igihe wowe wibwira ngo urongoye n'umuntu ngaje kukugira kandi akagusigamo ya mikoshi ye, ya myakuye, bya bidayimoni by'iwabo mu miryango byo mu bisekuruza byabo, ndabwo ushobora kuzashaka. Ntabwo bikunda. No. None se mugabo kamumanze ngo bazi ngiye ibintu uri kumbwira ndabyumva narabyizeye pe, nta n'ikibazo ngiye bifiteho. Ahubwo ni iki kigaragaza ko ibintu uri murambwira byo murambwira ngo byo kubaranga ameza ngaye ntaryamana n'umuntu ngo nakora sexy, ni iki kiri bugaragaze ko ibintu murambwira ari byo? Kuko na basaro ngo bose rega barambeshye, ntago nakemera ngo ibintu gusubimbira gutyo ngo mite menya ngo ni ibingibi. Ngenda ndashaka kumenya ngo nyereke ikimenyetso kigaragaza ngo impamvu ni iyi ngewe nje nshaka kumenya. Ariko umuntu banza gukora sex abikunda. Kandi ntabwo bishobora kugendana n'iyi miti ndimo ngoresha. Yego. Ntabwo bishoboka. Ikibazo abajije banza ugisubize nge ntibindebye. Yewe ahubwo aka kanya turi hano wowe twicaranye, iki kibazo urimo umbaza wewe, kino kibazo mbaza, wemera ko Sarongo nanjye Rutebuka dutandukanye? Yego muratandukanye. Ubibona dutandukaniye se kutarabona ko uyu munsi ariho duhuye hano munanunguye? Ko nabagabo babiri batandukanye wese wowe uri Sarongo? Ni isura. Ntago ndi Sarongo. Kuba yitwa Sarongo yo ukaba yitwa Rutebuka nyine muratandukanye. Nda nubwo tunasa namenye ufite ndi dusa nuko mvuga ndi tuvuga kimwe. Muvuze nyine ko mutandukanye. Yego. Ukeneye ikimenyetso nicyo cyakuzanye se? Cyane. Ibyivuga bakwegeze nuzo bivuge ubibwire n'abandi bose nibo byubukane. Mikoro ngiyo. Nyine ngewe nyine ndashaka nyine kunyereka ikimenyetso kigaragaza ko ibyo uri kumurambwira ari byo nyine. Tamubeshye. Ndamubeshya ngo babandi bavuze gakondo twahuye n'ingorane zikomeye cyane, uretse ko ndabivuga ngo abafite imbaraga bose dukorana uyu murimo wo gutabara abanyarwanda n'isi yose, muhagurukana imbaraga zidasanzwe abazifite, abatazifite nabo bagaragare. Ngewe rero ndi mu bazifite. Uyu nguyu ikibazo yakora. Niteguye kuzimwereka, reka ngimwereke ikimenyetso byihuse. Wese ko nta mwanya nge mfite. Urabishaka? Yego ndabishaka. Ni ibiki se ubu? Bashaka ikimenyetso cyo kumenya ko ibyo mubwiye bizashoboka, kandi ko imbaraga zo kumutabara ko zihari. Cyaya meza biri mubwiye agomba kuba yabonye neza. Ni iki? Kirahari ndagifite. Nge so wagize ngo simba nanabigendanye. Singaho. Muganga Rutebuka murakabije kutumenyera. Kimenyetso waje gusaba reka ngikwereke n'abandi bose kwisi bose bakimenya ku buryo narimwe tazanongira na rimwe no kutumenyera. Ukeneye ikimenyetso cyo kumenya ko ngiye ndi muganga Rutebuka, uyu mwanya ndabyemeye, kandi ingaruka zose ziri bukubeho uzazirengere. Akira iki kimenyetso, imbaraga zose ngorana nazo nizizamuke zize, kuko ngiye muganga Rutebuka ninjye bahamagaye, kandi abo mbahamagaye ku rugamba rurenzuru inzi ko mwese muza. Muhereze uyu mukobwa ikimenyetso kugira ngo amenye ko nibyo namubwiye byose n'undi wese ubireba uri hano cyangwa utari hano azajya byubaha, kandi guhera none ndamuntu nzongera kubembereza babandi bose ndwaraga kega kibyo byose mbikuyeho. Akira ikimenyetso, gifate ni wowe wanyizaniye, wingoraho. Akira imbaraga ni wowe wanyizaniye. Gaho none se ungu yabaye ikikana niko none se wahagurutse yewe ariko ibyo naye nabibabwiye munyitondeshe, naye nabikubwiye none se wahagurutse kandi yabyemeye. Nyine ndi kuvuga urabona umuntu adafite ikibazo. Oya murakabije kutumenyera.
mukabije kutumenyera ikibazo siki ese nanjye uranshyiramo nawe ahubwo njatse nawe nabigukorera ntago gende muri deal uzanye kubera iki si mwese muri kurwa muradutesha umutwe ese umuntu nimba afite ikibazo ni kimwe n'abantu bose bamenyereye ngiye wabo bose niteguye kubahagurukira si we gusa anda dukongera kumenyera muganga Rutebuka karareba umenyera uri ngandi haguruka ndagutsinduye akisiko kandi ugenda ubona ibyo uvuje gushaka kwa muganga Rutebuka bano umukono akira ningiye muganga Rutebuka dukongere na rimwe haguruka haguruka ndagutegetse haguruka mu mbaraga z'ubushobozi ntawe n'ubutware na hantu haguruka genda dukongere kumenyera muganga Rutebuka umenyera mu rwego ngande ubwo n'umugabo ubonetse karabaye inde umugabo ubonetse n'umugabo muhaye umugabo ubonetse twasezeranya amezi abiri uzasambane nzayihezamo izo mbaraga ndazifite n'iyi miti yose n'izi mbaraga ngo itongeye n'usambana nzayihezamo biriya bintu byari ibiki buri iryo ni ibanga ry'akazi kandi ni imbaraga dukoresha nawe sugiye kuzishyira abantu benshi barakubuze ndagira ngo mfate umwanya uyu mukobwa mvugane nawe ariko abantu benshi barakubuze niyo mpamvu abantu nabibabwiye ngo kugira ngo nze kugushakisha gutya mw'abantu mwe kugira ngo ngeze kuri uyu mugabo iyo wamubuze urayama bigenze bite biriya bintu ibyo ngoze simanze urebe hariya reba hariya manze witegereze kamanze nambikwereke neza utazongera nawe no gukomeza no kumenyera ubundi ngenda hari bikorere na kuri uriya wicaye ubwo ngamwerekejeho nukuvanga ibyo amaze gukorera hano aka kanya kari hano ubu uko abantu bamenyereye muganga Rutebuka n'agasuzuguro keshi ibyo byose nahagurutse kubikuraho yego ndahari naje abambuze ibibazo mazemo iminsi ndambara ibitero byinshi amashyari n'ibiki byose n'ibitero byose biza no mu kazi ngora ndabara ahantu bamwe bagenda ibyahe n'iby'amagambo abandi bandika ibyahe n'ibyahe banduka kandi abandi banyiyitirira barangiza bakohereza amakomenti kuri ngewe ngo nabibye ndani icyo bambaye ibyo byose nibyo mbagurukiye ngiye muganga Rutebuka wamburiye he nahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye kuri telefone bavuga bati umugabo twaramubuze abantu bagukeneye mungezeho kandi ejo muri twabahaye video tubabwira ibibazo wari umaze iminsi nyine wahura nabyo by'impanuka cyane ariko tujye kuri kano kantu k'umuntu tunasoza k'umuntu uvugisha umuntu azi ko ari Rutebuka kandi atari ibyo birahanze bitewe nuko abantu benshi bazi ko ngifasha abantu kandi ngabafasha mbikuye ku mutima n'umutima w'imbuhe ibi mvuga abantu benshi barabizi iwanjye haje abantu benshi aho ngorera haje abantu benshi maze gukiza abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda no hanze ndetse muri Kongo i Burundi n'ahandi hose ni Burayi maze gufasha abantu benshi nabo nari ndarafasha mfite ku rutonde kuko abo nge nakiriye bafite ku rutonde nitegura kubafasha ikijyanye n'umuntu uvuga ngo yavuganye Rutebuka kandi atari we abo bantu ngiye nakomeje kubibabwira ubushize ejo bundi narabivuze n'ubutaha narabivuze ndi gutabara abantu Rutebuka mu mwitiranya gute abari kunyigana na abantu benshi bari gushaka kumva ko basabye izina ryanjye bakangiza ibikorwa byanjye bamwe bagashaka kunsebesha kugira ngo ndeke njike n'indege gutabara abantu ariko ntabwo bishoboka kuko sishobora gucika indege ahubwo niho ngeze igihe cyo gutabara noneho ubu singijyama noneho